Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro by'Ishyo TV yewe Dialani Claude. Niba ari bwo bwa mbere udukurikiye hano kuri YouTube, ibyiza nuko wakanda subscribe kugira ngo iteko uko tumaze gutunganya ibiganiro ntibigucike. Subscribe ni iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, iryo jambo ni s'abonner. Numara gukanda kuri iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video, kanda kukazogera kari ku ruhande, hanyuma iteko uko tumaze gutunganya ibiganiro bijye bikugeraho ako kanya bikigera kuri YouTube. Mu bihe bitandukanye abanyarwanda bagiye birukanwa mu gihugu cya Uganda. Ahangaha abenshi bahurizaga ku bimenyetso bimwe bivuga ko bakorewe iyicarubozo mu gihe bamaze muri gereza zitandukanye muri Uganda. Hari abavugaga ko bafashwe nka za maneko zikorana n'ubutasi bwa Uganda, ndetse hakaba n'abambuye imitungo yabo bitewe nuko banze gukorana n'ubu butasi. Uyu munsi reka tugaruke kuwitwa Shyaka Gilbert. Uyu Shyaka Gilbert abazi YouTube muramuzi kubera ko uyu kuri YouTube yari afite channel yitwa Ijwi ry'Imfubyi. Reka tugaruke uko Shyaka yaburiwe irengero, hanyuma akaza kwisanga mu gihugu cya Uganda, ndetse akisanga akorana n'inzego z'ubutasi za Uganda CMI, ndetse nuko yagarutse mu Rwanda. Uyu Shyaka Gilbert yigeze kuvugwaho ko yaburiwe irengero, ariko yari yarasohotse mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubu yatahutse ariwe Ibyumba. Yahishuye uburyo yakoranaga n'urwego rushinzwe ubutasi bwa Uganda mu gisirikare cyarwo arirwo CMI. Shyaka yashinze YouTube channel yitwa Ijwi ry'Imfubyi. Aha yajyaga yinyuzaho ibiganiro bitandukanye biri mu mujyo bimaze kumenyerwa kubanenga igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo Shyaka Gilbert afite imyaka 30. Yari yaravuye mu Rwanda atorokeshejwe n'umunyarwandakazi witwa Eugenie Muhayimana. Uyu Muhayimana Eugenie atuye i Newcastle ni mu Bwongereza. Asanzwe akorana na CMI. CMI ni rwa rwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda. Ubusanzwe uyu Shyaka Gilbert afite umugore n'abana babiri. Batuye mu kagari ka Nyamabuye, umurenge wa Byumba, aha ni mu karere ka Gicumbi. Ni naho yavukiye, ari naho atuye ubu. Niho ibinyamakuru byamusanze. Inkuru z'uko yaburiwe irengero ashimuswe zatangiye kuvugwa muri Kamena 2021. Zadukanywe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko umugambi wabo ari ugusebya igihugu cy'u Rwanda. Wakwibaza uti ibya Shyaka Gilbert niburirwa irengero rye byatangiye bite? Muri Mata 2021 Shyaka yakoranye ikiganiro na chaîne ya YouTube y'Umurabyo TV. Iyi Umurabyo TV ni y'Uwimana Nkusi Agnes, unengwa ko akora ibiganiro bihembera ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi. Mu kiganiro n'igihe Shyaka yavuze ko yahamagawe bwa mbere n'Uwimana amusaba ko bakorana ikiganiro kuri YouTube, ariko agezeyo atangira kumubwira ibyo aza kuvuga, anamwizeza ubufasha bw'amafaranga. Yagize ati Cyuma Hassan niwe wamuhaye nimero yanjye, hanyuma arampamagara anyizeza ko nidukorana ikiganiro bazamfasha bakampa amafaranga. Yarampamagaye njya aho ari muri RMC i Remera, akambwira ati nutavuga gutya ntacyo ndakumarira. Ngaho nanjye njyaho mvuga ibyo yambwiye. Yakomeje agira ati Agnes Uwimana niwe muntu wa mbere wanyigishije kuvuga iby'abahutu n'abatutsi. Ntangiye kuvuga nibwo natanze nimero zanjye, abantu batangira kumpamagara banyohereza amafaranga. Abenshi babaga muri diaspora n'ibihugu byo hanze mu mahanga. Avuga ko nyuma yo gukora icyo kiganiro atongeye gusubira mu kazi yakoraga k'ubwubatsi, ahubwo yatangiye kujya yitaba telefone za buri munsi z'abantu batandukanye, barimo abamwizeza kumufasha n'abamuha amafaranga mu buryo butandukanye.
mu bamwohereje amafaranga harimo Eugenie Muhayimana wamuhamagaye amubwira ko yabonye ikiganiro cye akumva ashaka kumufasha, ndetse muri icyo gihe yahise amwohereza amapawundi 50 agera ku 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Shyaka Gilbert ati yarampamagaye, ndavuga Eugenie Muhayimana, nk'uko abandi bari bamaze iminsi bampamagara, ambwira ko yakunze ikiganiro nakoze bityo ashaka kumpa amafaranga. Ubwo anyohereza amapawundi 50 ayanyujije kuri konti y'umugore wanjye iri muri banki ya Kigali. Muhayimana yakomeje kujya amvugisha umunsi ku munsi kugeza nubwo yamusabye ko yazamwubakira inzu muri Kigali. Shyaka ati yakomeje kujya amba hafi, akampamagara kenshi ku buryo buri munsi twavuganaga amasaha menshi, ambwira amateka ye, ndetse biza kugera nubwo ansaba ko namuhuza na mukuru wanjye ndetse n'umugore wanjye. Ndabahuza, muha nimero za telefone zabo bakajya nabo bavugana. Avuga ko igihe cyaje kugera Muhayimana amugira inama yo gufungura YouTube channel akajya ashyiraho indirimbo n'ibiganiro bivuganira abababaye. Ati kuva ubwo nafunguye YouTube channel yanjye nyita Ijwi ry'Imfubyi, ntangira kujya nyuzaho ibiganiro. Ubwo telefone nari mfite yari nto, ariko nyuma ayo mafaranga abantu banyohererezaga hari n'uwampaye 100,000 mpita nongeraho andi ngura telefone nziza, ari nayo nifashishaga mfata ibiganiro nkabishyira kuri YouTube. Shyaka ni gute yagize umugambi wo gutoroka, ndetse uwo mugambi wacuzwe gute? Muhayimana Eugenie ni wa mumama utuye Newcastle mu Bwongereza. Yakomeje kujya ahamagara Shyaka umunsi ku munsi, ariko mu biganiro baganiraga agakunda kumubwira ko mu Rwanda bazamugirira nabi bakamushimuta. Mu magambo ye Shyaka ati yakundaga kumbwira ngo bazanshimuta, bazakwica cyangwa bagufunge. Ibi ariko hari n'abandi bantu bajyaga babinyandikira bari hanze, harimo n'abangaga kumbwira amazina yabo. Yakomeje agira ati hagati ya tariki ya 1 na 25 Kamena, Muhayimana Eugenie yatangiye kumbwira ko ngomba guhunga nkava mu gihugu kuko bagiye kunyica. Ariko ubwo namubazaga uko nzahunga akambwira ko azaza tugasezerana ubundi akanjyana mu Bwongereza. Shyaka avuga ko yaje guhakanira uwo mugore yabonaga ko akuze. Ibyo byanze hakurikiyeho umugambi wo kumufasha gutoroka akajya mu gihugu cyo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Muhayimana yatangiye kubwira Shyaka ko agomba gushaka uruhushya rw'inzira, ariko aza gutinda kurubona, ari nabwo yatangiye kumubwira ko agiye kumufasha gutoroka vuba kugira ngo atazashimutwa. Shyaka ati yarambwiraga ati wowe ntugire ikibazo, hari abantu benshi dufasha kwambuka bakagenda bakajya muri Uganda, aho kugira ngo ugumaho bagushimute wowe umbwira uko byifashe, mbwira mbigufashemo hanyuma ugende. Yakomeje agira ati yageze ubwo ambwira ngo nintegure nzagende ngeri Musanze ubundi bamfashe kwambuka njya muri Uganda. Ni ibintu Shyaka yabwiye umugore we, ariko umugore aramwangira, amubwira ko ahubwo bajya igatuna akaba ariho banyura. Byaje kugera tariki ya 22 Kanama 2021, Shyaka wari uri Kigali icyo gihe, abana be bari kwa nyirakuru wabo, ubwo ni mama wa Shyaka. Yafashe umugore we berekeza Igicumbi, bakomeza ku mupaka wa Gatuna. Shyaka agira ati twageze Gatuna, nge nari mfite indangamuntu ariko umugore wanjye ntayo yari afite. Ni nabwo abakozi bashinzwe umupaka bamufashe, ngewe mpita mbacika ndaza ndari Byumba. Mu gitondo cyakare mbyuka ngi Musanze nkuko Muhayimana yari yabimbwiye. Yakomeje agira ati nageze Musanze mpasanga umumotari, ahita nshyira kuri moto turagenda tugera ahantu nanjye ntazi, aranjyana. Ntabwo nari nzi aho njya, namuhaye 5,000 angarurira 1,000, aranjyana anshyikiriza umugabo muremure wirabura, nawe aranjyana amabandi bana babiri bafite hagati y'imyaka 14 na 16. Barambwira bati dukurikire. Turiruka duca mu rutoki rwinshi, duca mu makoro, turakomeza
turagenda tugera kure. Icyo gihe ariko ngo Shyaka yari yahawe nimero ya telefone y'umugore uri Kampala, ari nawe yagombaga kujya kureba uko Muhayimana yari yabimubwiye. Shyaka avuga ko abo bana bamujyanye neza bamugeza ahantu bahuriye n'abandi bantu bafite forode za kanyanga n'imyenda. Abo bahise bamubwira ko yahageze. Ati uwo nahuye nawe yaranjyanye angeze iwe, anjyana mu mujyi wa Kisoro, ubwo menya ko nageze muri Uganda. Hanyuma Shyaka yaje kwisanga muri CMI gute? CMI ni rwa rwego rw'ubutasi rwa Uganda. Kuva i Musanze Shyaka yagiye ahererekanywa n'abantu batandukanye. Umwe amugeza ahantu akahasanga abandi bagomba kumugeza ahandi, kurinda ageze mu nkuta z'inyubako z'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda, ari rwo CMI. Ubwo yageraga mu mujyi wa Kisoro yakiriwe n'umuntu witwa Boy, aramujyana amugeza mu rugo rurimo abantu benshi bavuga ikinyarwanda. Ati uyu Boy ubanza ariko kaza akora kuko yari afite abantu benshi. Arabanza atwara abambere, nanjye nza kugerwaho, arantwara angeza kuri station ya polisi mu mujyi wa Kisoro. Yakomeje agira ati nageze aho ntangira guhamagara Muhayimana Eugenie mubwira ko ntangiye kugira ikibazo, ariko yahise avugana n'abo bantu twari turi kumwe, bantwaye barankomezanya bangeza ahantu hitwa Cyabira. Ku rundi ruhande ariko ngo Muhayimana Eugenie yari yarategetse Shyaka ko aho azajya agera hose agomba kuvuga ko ari mushiki we. Shyaka avuga ko aho Cyabira yababwiye ko yaje ahunze u Rwanda kuko bashakaga kumugirira nabi kubera ibiganiro yanyuzaga kuri chaîne ya YouTube Ijwi ry'Imfubyi. Kwa 23 Kamena 2021 nibwo yatwawe ajyanwa kuri station ya polisi ya Kisoro, araharara. Bukeye aza kuhavanwa yerekeza ahandi hantu. Kuva Kisoro yaratwawe mu modoka imeze nka Pandagare, agenda aherekejwe n'abasirikare babiri barimo n'uwari ufite ipeti rya captain. Avuga ko yakoze urugendo rungana n'amasaha agera kuri 2 mu ijoro ry'igicuku, aho bamushyize mu kigo cya gisirikare atabashije kumenya izina ryacyo. Ati baranjyanye bangezayo, kumva baranjyanye bagejejeyo nkumva barimo kuvuga mu Cyongereza ko bamaze kumpererekanya, ariko harimo umukobwa w'umusirikare akajya mbaza niba ndi umunyamakuru cyangwa ndi intasi. Yakomeje agira ati ubwo abari banzanye bansizaho mpita njya mu modoka yindi, abandi baranjyana bangeza mu kindi kigo kirimo abantu benshi bafunze, bigaragara ko harimo n'abanyarwanda. Noneho uwangejejeyo yahise abwira abandi basirikare twahasanze ko ntari umunyabyaha. Avuga ko abari bamujyanye baje kumusiga muri icyo kigo, asigara afungiye mu cyumba gito cyahoze kirimo ubwiherero. Ati aho nibuka nanyuze ni ku muhanda wa Makerere, nanyuze kuri kaminuza ya Makerere, barantwara bangeza muri icyo kigo, mbona abantu benshi baryamye, mageze baravuga ngo uyu muntu ntabwo ari umunyabyaha. Yakomeje agira ati bahise bamfata banshyira mu cyumba gito cyane cy'ahantu hahoze ubwiherero. Ubwo bahise banzanira na matera njyamaho, ariko abanzanye bari bagiye kare. Bukeye banzaniye igikoma, saa sita banzanira kawunga ndetse na nimugoroba. Nyuma y'iminsi 3 aba muri icyo cyumba Shyaka Gilbert, haje kuza umusirikare aramufungurira, aramusohora, amujyana mu nyubako hejuru, bamushyira umusirikare witwa Captain Habyarimana John. Ati mu gihe cyose nari imaze ndaho hantu niwe muntu wa mbere nari numvise avuga ikinyarwanda. Ubwo namugeze imbere arambwira ati waje hano? Bampaye dosiye yawe, ambaza uko naje hano. Ubwo ntangira inkuru yuko nari mbayeho mu Rwanda, uko nahavuye n'ibindi byose. Shyaka Gilbert akomeza avuga ko nyuma y'ibyumweru 2 batangiye kumuzanira telefone akavugana na Muhayimana, gusa ngo icyo gihe telefone ye bari barayisibyemo ibintu byose, hasigayemo nimero ya Muhayimana yonyine.
ati ubwo Muhayimana yatangiye kumbwira ko uwo mugabo Captain Habyarimana John yamuhaye amafaranga ko azamfunga neza ndetse ko nta kindi kibazo nzagira. Minisitiri w'Intebe yamuhaye ibyangombwa by'ubuhunzi. Turacyari kuri Shyaka Gilbert ufite YouTube channel yitwaga Ijwi ry'Imfubyi. Ubwo igihe cyasuraga Shyaka Gilbert mu rugo we Igicumbi kuri uyu wa kane tariki 13 Mutarama 2022 yeretse abanyamakuru b'igihe ibyangombwa by'ubuhunzi yahawe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Uganda. Avuga ko nyuma yo kumara iminsi 68 kuva avuye mu Rwanda kugeza 29 Ukwakira 2021 yagiye akoreshwa ibazwa mu bihe bitandukanye. Kapiteni Habyarimana kamubaza ibyuko yahunze u Rwanda n'ibindi. Byaje kugera aho abona abantu baje kumutwara, abona bamugejeje ahitwa OPM, Office of Prime Minister. Gusa ubwo yageraga ku biro bya Minisitiri w'Intebe ntabwo yongeye gusubizwa muri ya nyubako ya CMI, ahubwo yaje kujyanwa kurara muri lodge. Ati ubwo baramfashe baransohora banshyira mu modoka ndinzwe n'abasirikare babiri bafite imbunda nto. Turagenda tugeze mu biro bya Minisitiri w'Intebe bamfata ibikumwe na sinya bambaza n'andi makuru yanjye yose. Uko kunkura muri CMI bakanjyana mu biro bya Minisitiri w'Intebe gufata icyemezo cy'impunzi ni Muhayimana wabipangaga. Sinzi uko byagendaga, ngewe nabonye ngenda mfata icyemezo gusa, byose byabaga byarateguwe. Yakomeje agira ati ubwo ariko ntabwo nongeye gusubira muri CMI ukundi kuko bahise banyereka uwitwa Major John Ntawamanya. Ubwo yaramfashe anjyana muri lodge, ntabwo nongeye gusubira muri ya nyubako ya CMI. Shyaka avuga ko kuva icyo gihe yahise asubizwa telefone ye, ahabwa ibyangombwa cy'usaba ubuhunzi gitangwa na Minisiteri y'Intebe, atangira kujya akigendana. Muri icyo gihe akimara gufata telefone ye nibwo yatangiye kubona abantu bamuhamagara barimo Matata Joseph, Freeman Bikorwa n'abandi bamusabaga gukora ibiganiro asebye u Rwanda. Ati Muhayimana ubwo yatangiye kumbwira ati ngaho rero genda uvuga ibyo wari waratinye kuvuga ukiri mu Rwanda, ibyangombwa byawe urabifite, ugiye kugenda ubane n'abana bawe, ariko nawe ujye uvuga ibyo ushaka wibereye aho muri Uganda. Ibi ariko byabaga ari nako Muhayimana yari yaramaze gutorokesha abana ba Shyaka baravuye mu Rwanda, baramaze kugera muri Uganda, ndetse icyo gihe bahise bamujyana aho abana be bari, ari nabwo yahise atangira gushaka uko ataha. Ngiyo inkuru ya Shyaka Gilbert. Uyu Shyaka Gilbert yamenyekanye mu biganiro bitandukanye kuri YouTube, aho yakundaga kuvuga ibyerekeranye n'akababaro k'imfubyi, ndetse ari mu biyise abashingwacumu we na Aimable Karasira uzaramba uburi muri gereza ukurikiranyweho ibyaha byo guha ishingiro jenoside mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabitangaje igihe rwamutaga muri yombi. Shyaka Gilbert ubu ari mu Rwanda, ariho aratangaza imikoranire y'abarwanya leta y'u Rwanda ndetse na CMI. CMI ni ubutasi bwo mu gisirikare cya Uganda. Reka ngushimire gufata umwanya wawe ugakurikira ibiganiro by'Ishyo TV. Gendi Alani Claude. Reka tuzasubire mu nkuru zacu zitaha nitugira icyo tumenya kindi kuri Shyaka Gilbert, ndetse n'igice cya kabiri cy'ibiganiro by'ibyo yaboneye muri Uganda nyuma yuko amaze gufata icyemezo cy'ubuhunzi, nabyo tuzabibagezaho. Reka tuzasubire mu nkuru zacu zitaha. Ciao ciao, Imana ibarinde, nabakunda cyane.